Had to cat a nigga off, we had the same plan. Before I started trapping, I was a young nigga with a vision. I'm living my life, I'm moving fast. Straight on Yami Joes. Yeah, don't be dumb, little nigga, you know I know too fresh. Yeah, we fresh. No regret. Can't take that bitch serious, she be playing. Shit, I pray to God I want some more. I trust a few, all these niggas cap. Now just a bend on all the hitman, this shit way too easy. Got a lot of blink, come over here, I'm always shiny. 2K25, it's time we turn it up. Yeah. It's been a little minute, yeah, we braced. Snitchana abantu shona tugihuza no guhita ngobanya ntago bitinda birakunda va muri aya mfatisha impinda ntago wambuza umugisha wanjye abahungu banjye nibatinya wa bakubanguka itaha fafani mukaniga murataha iki cyane kibazo byanganye iyo tambishi tutaha dore zazifata abasaza abasaza kubanga ninga nasanze nacyo dupfana fata ifunguro bure kombi bananire naho zinariwe dukarage n'uruhenge gukora byinshi kubera we istango mbege mbatsindire yeah for real yeah yo Crazy, man. sha ndaje simbiza cyabyibaza ikintu bazaduhe babari cause ikintu dushaka kubumvisha ibintu batarumva ako naje kambabaze akabazo kamwe for real nka Riff imaze igihe kingana gute nko muri industry kuko n'ubundi iri muri industry imaze nk'igihe kingana gute Riff gutangira cooperative cyangwa igitekerezo igihe cyatangiye ya gutangira cooperating ibitekerezo byo babihari igihe cyose actually Riff cooperating yatangiye muri 2022 iri kurangira tu dukora ibintu ako tukareba standard dushaka kubishyiraho iyo biriho tukagira igihe twabikwaba boya dufite archive riri byatara abantu bazadusura tuzabereka ibintu byinshi cyane mufite amateka history kabisa ariko no kuvuga ati uko byatangiye ntago ariko bimeze ubwo urumva ko iminsi igera impamvu hari ibyo ukora ukavuga ati bigibi ntago bijyahera standard ndi kwifuza tu that's a bit nicyo kiba kirenze kabisa step by step urumva bitangira bigenda gakeya nabikora ritsazi genda bizamukaho gake tu Lusije arakoze cyane ku kibazo atubajije binyibukije akantu bitumye numva nanjye nabaza umugabo bita Bla November cyangwa Clovis like ubundi life ifitiye target ifitiye purpose ifitiye destination kwa ahiri kwerekeza n'ibiki ishaka gukora kwa muri makeya Riff ubundi ndashaka iba nk'ikiraro gifata cyatala kugera kuri spotlight kugera aho abantu bamenye umuntu kandi turashaka tala tuzibere ikiraro abantu bazimenye zigiye kuri spotlight abantu bagire power play abantu bose babamenye ntihazagira umuntu wicara agakora imiziki myiza ariko nta muntu mwumva n'umwe tu cyo kintu turi kubaka ntaguciye mu ijambo but n'abantu bakizamuka bonyine se n'umuziki wonyine like aho shit Riff is a big thing ubu turi muri Riff entertainment ariko Riff yitwa Riff Co nini kuko ikora n'izindi services ziri digital digital marketing web design graphic design ibintu nk'ibyo byose ariko tukagira rero n'ibindi bya entertainment ino platform turi guhuriramo twese kugira ngo tuyikoreho ko Riff ikora urumva ko ibintu byose hano dukora ni Riff byose ariko tukagira rayizere ibaduhaye ahantu heza ho gukorera kabisa setup irenze kabisa shout out to Izere Art and Media Hub niyituma byose biba n'ibindi byinshi cyane n'ibindi biri kuza byose narababwiye abantu abanyarwanda Izere let me talk to Izere like a little more time Izere Art and Media Hub the platform man yakoze akazi gakomeye cyane na hantu hazamukiye ba Medina ba Debrene na ba Tom Cruise like King James abantu bose tuzi
Narrow Road Record nibo bantu yabagize abari hagize ibirenge byinshi cyane ba Pastor P bande bose. It's like izere muhagere muhamenye haba ibintu byinshi like na lifiri kwanyura of course. Buri muntu wese ufite impano, abantu bafite amafaranga bashaka gukora ibintu bizima niho hantu bibera. Hari ahantu bafite platforms, bakora music, bakora content, creating content, bakora videos, editing, painting. Muhagere muhasure niho hadufasha. Okay, Savage Beramino Savage my nigga. Let me bring him my idashaka kubaza karuka je nkubona bwa mbere Kubura rero ubutipe bita JQ. I think yaragiye gushutinga video. Sashki. Zakehud. I think so. Our boy yaragiye gushutinga ball itwa Mosh Pit. Shout out kuri JQ. JQ. So relationship with JQ, how it is? JQ, that's my boy, that's family kabisa. No kuvuga ngo big things nibyo biri imbere kabisa. Mishinga myinshi cyane. Ufitanye ibishinga? Yesheshki, dufitanye like tape igiye kuza nawe. N'uyu muhungu undi ruhande bita Lil Papi. No kuvuga ngo like ibyiza biri imbere nyine type shit. Abanzi bawe babakaye ka messages. Abanzi nuko abanzi ngenda bakunda nimba ari abanzi banje nta kindi nababwira. Ukunda abanzi bawe cyane. Ariko ni ibintu byiza burya abanzi baratumotiva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mwanzi yagubye hafi nawe urakora cyane kugira ngo ukomeze umuhereze ingingo yo kukwanga. Urya nawe ukundwa na bose wallahi niko bajya baca umugani mu Kinyarwanda. Menya n'umuntu utuzuye ubwo sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda cyiza ufite ubumuga bwo kutuzura. Adirita ngo yaba dibi nabo ntago bakurwa na bose kai nta cyaha bafite hano wababagamira kai ntago abantu bose babakunda. Ibintu byiza papi. Let's do it man. Nakubonye ejo bundi muri show y'umuntu bita Long Johnny bro. Ese ko naciye unihitira ndi guhumuka babarira ubwiri bahora batwikiye kubera ko kure ndi kuhabona aho bita Prada muri Prada kabisa hari ahiye fo. No kuvuga ati muri Prada ibintu byari biri kuhabera niho watinyera. Nyuriramo nk'uko wavuze ukahita uvuga ati waranyuze tubona ibintu wallahi ntabwo uzi ukuntu byari bimeze kari kakuta. Kuvuga ati twe twagiye kubikorera bita Long Johnny. Shout out to him. Twe twagiye kubimukorera yari na BD wallahi. Cyavuga ati kabisa amucize kabisa reka tumufate na okisi. Event yaba kuri BD. For sure. That was great. For real. That was great. Shut. Je no kuvuga ati wallahi la show ari ukuntu byagenze ariko ikibazo ntago yari ngiye kabisa. Hajemo ikibazo cy'ikirere types. Weather condition yabaye ikibazo kabisa. Ariko them niggas barabizi. Anytime twabikora, anytime I can pull up. For real. Them my niggas. For real. Kanwibariza akabazo. Lucije uko mpora mbona uri hapo ubundi nireba ngukoresha ngo twumve ibyarivyo. Ntago mba ndi hapo ahubwo buriya. It's my personality too ni imico yanjye kuba hapo ni imico yanjye. Ever since I was a kid, ever since I was a child, for real, ni ibintu bindimo kabisa. That's my blood. Ufite umuntu kwinspira cyangwa umuntu wemera uvuga ati uyu muntu ndamwemera mba numva namugenderaho like role model types. Role model kwa. Iki kibazo kirakomeye wallahi.
umuntu nyenspira ntabwo yabura ariko no kuvuga ngo my father man that's why I'm sorry kabisa. I look up to that nigga for real. Shout out to Shout out to daddy. my pops. Yeah, real, man. that's big thing. Yamfashije byinshi, that nigga helped me through a lot. For real. Till now kabisa. For real. Rosije ari gukora umuziki we gute muri no minsi ari ku like gukorana na bande. Ese Rosije ndashaka kumubaza ahantu ahuriye na Rot. Ndabona Rosije ari kumwe na Rot cyane. Nah man, nanjye ndi Rot blood. Yeah, I'm Rot too. For real. Them my niggas from way back. He's the member of the rest of all time. For Yeah, real. he the one on Rot. Yeah. Going from the lost, get a tune, jazz boy. Yeah, for real. Papi, my Lomar, nigga Songa Joe, my nigga Quiffo boy. For real. All them my niggas Yeah, for real. KC, them My nigga niggas, KC. like, KMG style. KMG style. Shout out to Everybody. all them guys for real. Yeah, for real. It's a big thing. Ako ku kantu ka music warumpashije kanje. Music ya CJ nowadays. It's all about violence. Violence squad, like good It's all thing. about violence. Yeah. Uzabimenyera muri lyrics, uzabisearchinga muri lyrics n'uzabonera igisubizo. Ziraza ryari ngo Very tuzumve. soon iyi May ikiza. May. You gotta respect ku kwezi ntabwo wa dropping ku kwezi. May ikiza, we gotta do that shit for real. May ntibizarenge June mutarambaza uko bimeze nanjye nzahita mureba mubaze. Yeah, ubu no kuvuga ati bagiye miteni kabisa. Iyi ni lent bagiyemo for Yeah. real. Sezera abanyarwanda. Yeah, bless up, shout out to all my niggas. Ntabwo navuga byinshi, that's all man. Thank you for following CJ bamwita Slout ku mbuga zose YouTube Slout Music, IG Slout, Spotify CJ from 201 Street. Yeah. a big artist. Yeah. Yo Belamina Savage sezera abanyarwanda. Hey man, shout out ku bantu bose b'abahungu banje bari mu kazi kose. For sure. Shout out ku bahungu bari kuri haso. For sure. Shout out ku baproducer banje bose. Shume. Shout out to everybody man. Yeah. Shout out ku bahungu like bateguye iyi boro. Iboro birarenze, it's the future man. Yeah man. We ain't forget about you. Yeah, for sure. In jails niggas. Types. The CJ yabasariyotinze even Jazz Boy na Belamino na Lupap. Lupap isezera abanyarwanda la. Yeah, too many nights live All the time. Lupap yukuri amagambo yiwe make cyane. too many nights. Tumenoti. Ngo suhurize cya cyana cyawe. Yeah, thank you for everybody for coming. Lupap agira ibyana byinshi niyo mpamvu bavuze ikintu cya nyuma. Yeah. Free my nigga Mike, free my nigga Patrick, free my nigga Joe. That's Free my nigga Mike, free my nigga Patrick, free my nigga Joe. Yeah. Freedom niggas, chill out. Thank you very everybody for watching. Yeah, grabo.